ngira ngo rero twabonye ibikorwa bitandukanye, ibikorwa bijyanye n'umuco nyarwanda, umuco w'abanyarwanda. Ubu ngubu rero tukaba tugeze ku gikorwa nanone kindi kitamenyerewe n'abantu bakiri bato, ni igikorwa kimenyerewe n'abantu bamaze gusa nkaho bigiye hejuru, ni igikorwa kijyanye no kuvuza umwirongi. Ndakeka mu bana b'iki gihe cyangwa se urubyiruko rw'iki gihe amenshi ntago bazi umwirongi. Turi kumwe rero n'uvuza umwirongi. Turi kumwe n'uvuza umwirongi, aho uzamukenera hose azahagusanga. Aho uzamukenera hose azahagusanga, agutaramire, agukorere byose ushaka, kubera ko ni kizigenza mu mwirongi. Kandi ndakeka mu Rwanda abantu bake, kugira ngo ubone abantu bavuza umwirongi ni ahantu hake ushobora kubabona. Ndakeka babaye benshi ntibarenga 2 cyangwa 3. Hagati aho ngaho rero reka atangira twibwira. Murakoze, nitwa Bigirimana Isaac. Woro ni Bigirimana Isaac agiye kutubwira amateka y'umwirongi. Ese umwirongi bawuvuza ryari? Ese umwirongi usobanuye iki? Reka twumve. Murakoze. Umwirongi ni igicurangisho gakondo cya kera, kandi umwirongi uvuzwa ahanini iyo abantu bari mu nka, cyane cyane bugorobye nk'uko mubibona, ukongera ukavuzwa umuntu ari nko mu rugo ashaka gutarama kugira ngo azahure umuco uko kera byahozeho. Azahura umuco uko kera byahozeho. Nuko nyine niko byahozeho, n'ubu ngubu tugomba kubikomeza bikagumaho. Ni umuco nyarwanda rero, ni umuco nyarwanda. Reka dukurikire Isaac Bigirimana. Atuye mu karere ka Rutsiro, umurenge wa Ruhango, ahitwa mu Bitenga, ni muri Gishwati hejuru mu misozi. Ubu rero aho wamukenerera hose rwose yaza akahagusanga. Twabonye ko muri iki gihe noneho n'umwirongi usigaye ucurangwa cyangwa se ukavuzwa mu ndirimbo zisanzwe. Rwose Isaac ari tayari kugira ngo abe yakugeraho. Isaac rero yatangira n'umwirongi we, asigaye tukamwumva. Ntangire. Ngira ngo rero mwabyumvise, umwirongi mwawumvise. Ahangaha ni umwirongi usanzwe. Umwirongi iyo bari mu nka, ariko nanone afite ubundi buhanga bukomeye cyane bwo kuvuza umwirongi mu ndirimbo. Ngira ngo hari amakorari menshi ntagiye kujya mbona avuza umwirongi mu ndirimbo. We ntago ari wa mwirongi wo mu mashini mwe bashakisha ngo bari gucuranga, bari kujya gute mu mabite. Oya, wabikora live, kandi mugiye kubibona none ahangaha. Warabikora nababitegura, ahasigaye ubundi tubereke indirimbo ushaka yose, yaba rap, yaba R&B, yaba bese injyana ariyo yose, yaba afrobeat. Nuvuga ngo umwirongi awushyiramo,
kandi ibintu bikagenda neza. Ngira ngo hari indirimbo agiye kuducurangira ahangaha n'iz'abazungu nazo zose Umwirongi awushyiramo. Reka tumwumve rero muri ibyo ngibyo nanone. Twongeze volume ya telefone. Yes, anyhow. Nayongeze rwose nta kibazo mu yumva.
ngira ngo mwabyumvise rero uyu ni Isaac. Mbese ubuhanga bwe sinzi uko nabuvuga. Mwumvise ko iyi ni indirimbo ni y'umuhanzi bitaga Evariste ntago ndibuka izina rye neza rya kabiri, ariko ni indirimbo yaciye ibintu biracika mu myaka ya za 2005 2004. Ni indirimbo rero mwawumvise umwirongi uburyo yawucurangiye muri iriya ndirimbo, kandi ibintu bijyana neza. Ntago murekurira kuko araza kuducurangira indirimbo nyinshi, kandi nanone ibikorwa biracyakomeje. Ako ubuhanga bukuye ubuhanga bwo gucuranga indirimbo nkacurangisha umwirongi, nanjye nuko nabonye umwirongi ari igicurangisho gakondo kandi kizwi n'abantu bakeya. Ikindi kumva ko ngewe nabaga ndi mu nka akenshi kera ntaratangira ishuri, nkumva gucuranga umwirongi ari ibintu nkunze muri ngewe. Mwabyumvise ko yabitangiye kera akiri muri primaire, ndakeka yajyaga mu nka, yakumva abagenzi be cyangwa se yakumva abashumba barimo kuvuza umwirongi bikamushimisha, akaba yagira ate akaba yawuvuza. Ako murumva yuko ubuhanga arabufite, amaze kugira ku rundi rwego, waba umukeneye waba umushaka. Ndakeka watubwira nimero yawe bagushaka hora? Nimero 078 078 nanone 13 14 na 078 64 55 24 2. Ngira ngo mwamwumvise rero ahantu mushobora kumushakira mukamubona, babandi muteganya gukora indirimbo zirimo umwirongi w'umwimerere, apana umwirongi mwakuye ahandi hantu, cyangwa se atari umwirongi mwakuye ahandi hantu. Uyu ni Isaac. Ndagira ngo buri wese azajya amushakisha, nimero mwayumvise. Ahasigaye Isaac turaza kuza kumukenera izindi ndirimbo nyinshi. Isaac urakoze. Murakoze namwe. Nshuti bakunzi rero b'umuco wacu, umuco wacu ni umuco nyarwanda wihariye utasanga ahandi hose. Aho uri muri Amerika, aho uri New York, aho uri Chicago, aho uri muri Australia, aho uri mu Bwongereza, mu Bubiligi, mu Faransa, mu Rwanda, mu ntara zose z'u Rwanda, aho uri muri Afurika, mu bihugu byose bya Afurika. Ndabizi ko mudukurikirana 5 kuri 5. Reka mbabwire nti ahangaha ni ahantu bita mu Bitenga, mu karere ka Rutsiro, mu murenge wa Ruhango. Aha rero tuhamaze uyu munsi wa kabiri turi kubashakira umuco nyarwanda. Ngira ngo ahangaha twasanze n'abana batoya, wajya ugasanga umwana w'imyaka 6, 7, 8, 10 azi kuvuga amoko y'inka cyangwa se amabara y'inka. Wajya ugasanga afite inkoni ye, akakubwira ati iyo mvuye kwiga nasubiyemo amasomo yanjye njya mu nka nkaragira. Wamubona ukabasanga umwana imyaka 8 azi iby'inka neza cyane rwose. Wenda niba muri kujya ngo ndi kubabeshya, reka mbereke. Ngewe ngiye gutungura umwana ahangaha imbere yanjye azababwire. Reka ze turebe umwana uzi kuvuga amazina y'inka ari he. Ngwino ubundi murebe ikiza cy'iki cy'umuco w'abanyarwanda. Witwa nde? Witwa Shemadani. Ufite imyaka ingahe? 8. Imyaka 8. Urareba hariya muri kamera, sibyo? Ngaho tubwira amazina y'inka rero. Isogi, Kavuza, Rubyirukana, Kagaju, Nziza, Kaziga, Ntambuka. Izo ni inka ziwanyu. Inka zigira amabara yahe noneho? Umukara, igaju, peruje, ferezi,